Yes kabisa, ubwo nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane bakunzi ba Taifa Sport. Iyi ni Taifa Morning Sport, tugiye kugenda tuganira amakuru menshi cyane yo muri ekipe ya Nyamukandagira. Tugiye kurebera hamwe imyitozo ku munsi w'ejo, murimo muragenda mubibona. Imyitozo yitabiriwe n'umutoza Abdulrahman Taleb, niwe wakoresheje imyitozo ku munsi w'ejo. Ese kuki yatunguwe n'iki mu myitozo ya mbere yakoresheje ekipe ya APR? Yahise agira ibintu byinshi cyane agenda agaragaza agomba gukorera ekipe ya APR nyuma yo kongera amasezerano. Ese ni ibihe? Gusa inkuru nziza nuko yemerera abakunzi ba ekipe ya APR kuba yatwara ibindi bikombe, hiyongeyeho na Sekafa Kagame Cup. Ubwo ngubwo turahita dufata twerekereye no muri Sekafa Kagame Cup, nabwo turebe ese imyiteguro igeze hehe. Ibyo byose tugiye kugenda tubiganira, biri related cyane na ekipe ya APR, nibyo tugiye kugenda tunyuramo. Turarebera hamwe ikigendanye n'umusore Yusuf Dauda Seidu, ugomba kuba nawe kabisa yigaragaza cyane muri ekipe ya APR. Ese ibye bimeze bite? Amakuru ari kuvuga ko agomba gusohoka, we bihagaze bite? Tugiye kugenda tubirebera hamwe. Ntabwo turirengagiza ikibazo cy'umusore Ishimwe Pierre Mario, uyu ni umuzamu wa ekipe ya APR. Ese we bihagaze bite ibigendanye no kongera amasezerano? Tugiye kugenda tubigarukaho ibyo byose n'ibindi nagarutseho. Turagenda kandi ntabwo nabura kubarabura cyangwa se kubabwiraho gato cyane ku kigendanye n'igikombe cy'isi. Bageze kimwe cya kane kirangiza kuri uyu munsi ku isaha ine. Ekipe y'igihugu y'Ubufaransa ifite umukino ukomeye cyane, iraza kubikina n'igihugu cya Maroc. Abanyamaroc ari ibintu byinshi cyane bagiye batangaza, basa nkaho bari kwishongora cyangwa se bari kwihenura kuri Afurika. Ibyo byose tugiye kugenda tubigarukaho, ariko nyamurika ni igihe cyiza cyane cyo kuba warakanze subscribe. Nimba wayikanze ni byiza, wibuke gukanda like, utanga ibitekerezo byawe. Sasa hari umuntu wambwiye ejo bundi ati ku kiganiro naherukaga gukora, ambwira ati groupe y'abakunzi ba ekipe ya APR gerageza kabisa urebe uburyo twazajya tuganira, nkabahereza amakuru agiye atandukanye, ndetse n'abandi bavandimwe mukagenda mubasha kumenyana nk'abakunzi ba ekipe ya APR. Ubwo nahise mfata umwanzuro, ndavuga ni n'ubundi gicano ni yanyu, abantu mwagiye muyikandiraho subscribe, mukomeza kugenda mutwereka ko tubana neza cyane 5/5 umunsi ku wundi. Ndavuga ni reka dushinge groupe. Ubwo ngubwo nimero yanjye murayisanga ngaho muri description, munyandikire ubundi mbe nabajoininga aho ngaho muri groupe. Ubwo ngubwo kandi mugende munamfollowing ku mbuga zanjye ziba zigiye zitandukanye, Facebook na Instagram hose ni MC Taifa niko nitwa. Mugende mumereza follow kabisa, ubundi tuzajye tugenda dukomeza kugenda tubana neza cyane 5/5. Nagutinda rero munyemere dutangire, ariko ubwo ngubwo nanabashimira mu kiganiro cya mbere cyaciye kuri ino channel, mwagaragaje yuko mwagikunze cyane, nanjye binera imbaraga. Ndavuga ni nta kundi abakunzi ba ekipe ya APR mugomba kuzajya mubona amakuru kandi mukayabonera ku gihe. Mureba imyitozo ku munsi w'ejo, ubwo twatangiye kandi umutoza Taleb, uyu ni umunyamaroc utoza ekipe ya APR, yamaze kongera amasezerano y'umwaka umwe. Nyuma urebye ni nk'ishimwe yahawe na ekipe ya APR nyuma yo gutwara ibikombe bigera kuri 3, tuyihereye ku gikombe cya shampiyona, igikombe cy'amahoro ndetse n'igikombe cy'intwari. Ibi bikombe byose uyu mutoza yarabitwaye. Ekipe ya APR muhemba kongera amasezerano ku munsi w'ejo rero hariya Ishyorongi. Ariko nyamurika iyi video murimo murareba, iyi video y'imyitozo ni imyitozo ku munsi w'ejo. Kugira ngo iyi video iboneke ni ibintu bigoye cyane, kubera yuko imyitozo iri kubera Ishyorongi ni umuriro wo kotera kure. Biragoye cyane kuba wagezayo kamera ngo ufate video kugira ngo uyibone, ni ukwiringa cyane. Nkavuga ni narabibemereye ngomba kubahereza ibintu byiza, rero na video ngomba kugerageza nkazishaka, nubwo bigoye ariko zikaboneka. Turabura iminsi igera ku 15, yes, ni iminsi igera kuri 15 kugira ngo Sekafa Kagame Cup ibe yatangira. Ndagira ngo mbasabe ikintu nk'abakunzi ba ekipe ya APR, muri abasirimu, ni ibintu bizwi, nta n'umuntu mubihanganiye. Ekipe ya APR niyo kipe ifite abafana benshi ndetse n'abakunzi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ni igihe cyiza cyo kuba wakanda subscribe kuri ino channel. Nibura igihe cya Sekafa Kagame Cup nkazajya nkugezaho amakuru ndetse n'imikino ya ekipe ya APR live. Waramaze gukanda subscribe, ni ibintu byaba ari byiza cyane. Nibura tuzabe dufite nk'ibihumbi 5 basi. 5,000 ni ibintu bishoboka cyane mu bantu barenga miliyoni zigera
kuri ebyiri ntago nakoze ibarura, ariko ndabizi neza ekipe ya APR ntago yabura miliyoni zirenga 5 z'abakunzi bayo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo n'abadiaspora bagomba kujyamo. So reka ibyo ngibyo twe kubitindamo cyane, twigire mu makuru yo muri ekipe ya APR. Ku munsi w'ejo batangazaga umusore Mamadou Zone, uyu ni umunya Burkina Faso wakiniraga ekipe ya Tepe Mazembe, nibwo yatangazwaga nk'umukinnyi wa ekipe ya APR. Akaba ariko abantu benshi hari ikintu mutamenye, ntago no musore kuba yatangajwe aribwo yarasinye. Yasinye kera, yaraje mu Rwanda akora medical test arasinya. Amaze gusinya bashutinga ari amafoto mwabonye, bamaze kuyashutinga bamuhereza igihe iminsi yo kuba yanyarukira iwabo muri Burkina Faso, kuko nibwo muri shampiyona ya Kongo bari bayisoje batwaye igikombe. Baramubwira ati genda usure famille kabisa, we unafata akaruhuko gato ubundi ugaruka umeze neza cyane, kuko ntago uzasubirayo vuba ubundi ukora akazi. Nibwo rero ku munsi w'ejo yazaga agasinya, nako amafoto bagahita bayashyira hanze. Ubwo ngubwo kuri uyu munsi nagindutse muraza kumubona mu myitozo. Ikiganiro nibuze kubahereza nimugoroba, ndabizi neza ndaza kuba nafashe amavideo, ndaza kuba nyabahereza neza cyane 5 kuri 5 mugende mureba ese uno musore ni umusore uhagaze gute. Sasa umutoza Talebu mu myitozo akoresheje ku munsi w'ejo yatunguwe no gusanga afite squad y'abakinnyi beza. Ubwe yaravugaga ati nago iyi equipe ya APR iri ku rwego rwo kuba yajya mu matsinda ya CAF Champions League, ariko bitewe n'abakinnyi yabonye ku munsi w'ejo ku myitozo ya mbere yakoresheje, yabwiye ubuyobozi bwa APR yuko baguze neza. Niyo magambo yavuze ati mwaguze neza, igisigaye nukuba abakinnyi banjye bataraza ahangaha harimo ba Sheikh Jibril batarajoininga imyitozo kuba bahagera, ubundi nkahita nangira kuzana imyitozo iri technique cyangwa se tactique mu kibuga, uburyo azakinisha bano bakinnyi bino bikoko by'abakinnyi. Kuko intego afite iya mbere ni ukuba yatwara Sekafa Kagame Cup, kandi koko iyo urebye ubona ari ibintu bishoboka cyane. Nk'abakunzi ba APR mumbwire muri comment, murimo murabona ari ibintu bishoboka kuba ekipe ya APR yazaba yitwara neza cyane mu mikino ya Sekafa Kagame Cup? Ubwo ngubwo murambwira mukurikije uburyo ekipe yagiye yiyubaka. So hanyuma ubwo ngubwo ikindi ni ikigendanye n'umusore Ishimwe Pierre Mario utarongererwa amasezerano wamaze kuba ayasoza, ariko umutoza Taleb arifuza uno musore Ishimwe Pierre Mario kuba yagaruka kugira ngo ekipe ya APR ku kigendanye na squad mwizamu ibi maze gushyiraho umufuniko niko navuga ifunze neza. Ubwo irabifite uno muzamu Hernani Sirwane niwe wa mbere n'uruca abana. Ubwo baraza kuba kandi bafite umuzamu wa Kizimana Adolphe, ndetse bafite n'umuzamu Ishimwe Pierre wa gatatu. Ubwo akiyongeraho n'umuzamu Fabrice uzajya uva mu ntare rimwe na rimwe akaza gutanga support nk'uko byari bihagaze muri sezo ishize, ubwo uwitwa Mario yari amaze kuba yahagarikwa muri ekipe ya APR. Ubwo ngubwo na Ruhamya Nkiko Iva nawe araza kuba akandi ahari. Urumva ekipe ya APR iraza kuba idadiye ifunze boot gikomando. So ubwo ngubwo kandi nago nabura kubabwira ku kigendanye nune musore cyane kabisa ugomba kuba yatandukana na ekipe ya APR witwa Nibizi Ramazan Foden. Nuko biri kuvugwa yuko umutoza Taleb yamubwiye ati nago ngufite muri gahunda, wowe wareba ukuntu washaka indi ekipe wajya kuba ukinamo. Ubwo ngubwo iyo yari breaking cyase yari amakuru yaragezweho. Ubwo nizere ko mumeze neza cyane ahantu muherereye hose mu gihugu, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Hanyuma ubwo ngubwo tugana ku musozo, nago nabura kubabwira ikintu gikomeye cyane, amakuru meza cyane muri ekipe ya APR. Ariko aya makuru ushobora kuyavuga muri ekipe ya APR babimenya ugasanga nago bongeye kuguhereza amakuru. Muze muri groupe abariho tuzajya tubiganirira, kuko na makuru naringiye kubabwira y'impamvu hari abasore bagiye batandukanye banze gusinyira ekipe ya APR. Impamvu naringiye kubabwira ni ikibazo
cy'amafaranga. Uravuze ati muri APR se habamo ikibazo cy'amafaranga? Okay, nta kibazo, muze muri groupe ndabasobanurira. Ubwo abantu barimo nizere ko bakomeje kugira ibihe byiza. Ubwo ngubwo reka ngushimire cyane, ni Taifa Morning Sport, tuze guhura no mu kiganiro cyane mugoroba. Ubwo ngubwo wenda nimba ariko abantu muri ku mugoroba kuri uyu ngubu uri kumva ikiganiro, nawe nizere kumeze neza. Ubwo ngubwo icyane mugoroba we aba ari icya mu gitondo. Okay, reka mbashimire cyane, MC Taifa, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Tuzaje dukomeza kugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nimba wakanze subscribe ndagushimiye cyane, wibuke gusiga ukanze like ndetse utange n'ibitekerezo byawe byinshi cyane, nzajya ngenda bisoma, ubundi tugende mugira n'uruhare mu kiganiro cyacu. Ni Taifa Sport.